Haleluya, Imana ishimwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, Imana yacu nihimbazwe cyane. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana, uri kumwe na Prophet Emma Ndikumana. Uyu munsi ni itariki 9 ukwezi ko ni ukwa munani, umwaka ni 2025. Uwiteka Nyiringabo Imana nakugeze mu mugisha wawe. Uyu munsi Uwiteka kugeze mu mugisha wawe, uyu munsi Uwiteka agushyikiriza icyo wasengeye, icyo umaze igihe usengera, uyu munsi ucyakire mu biganza byawe. Hari ibintu umaze igihe usengera, Uwiteka Nyiringabo Imana yarabikubwiye, yarabivuze, akubwira ngo biraje, ariko dore umunsi nguyu, uyu ni wo munsi wo kubyakira, uyu ni wo munsi wo kubifata, ni wo munsi wo bifata mu biganza byawe, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Reka nkubwire, birashoboka ko umaze igihe kinini usenga Imana, utegereje ubutabazi bw'Imana. Birashoboka ko umaze igihe kinini usenga winginga Imana, uyibwira uti Imana ndengera, uyibwira uti Imana ntabara, ariko hakaba hari aho byari byaranze, wari warategereje Imana, ubona ntibirimo birakunda, ukabona ibigeragezo biza kuri wowe byisukiranye. Reka nkubwire, haracyariho ibyiringiro. Uwiteka Nyiringabo Imana aracyakora, Uwiteka Nyiringabo Imana aracyatabara, Uwiteka Nyiringabo Imana aracyahindura amateka. Uyu munsi nawe ubohoke. Reka nkubwire, Imana wizeye ni Imana y'inyamaboko, Imana wizeye ni Imana ishobora byose. Uyu munsi uraruhijwe n'uburwayi abarozi baguterereje, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubwo burwayi ntabwo ari ubwo kukwica, ahubwo ni ubwo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Ubwo burwayi ntabwo ari ubwo kukwica, ahubwo ni ubwo gutuma Imana yacu ishyirwa hejuru. Ubwo burwayi nta kintu buzagutwara. Reka mvugane nawe, hari amadeni ari imbere yawe, ariko ayo madeni ntacyo azagutwara. Humura, hari Imana yishyura amadeni, hari Imana igica inzira aho zitari, hari Imana yacu ishobora byose, nta kintu kiyinanira. Reka tureba n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 54. Turasoma duhereye ku murongo waho w'icumi. Haravuze ngo imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, ni ku Uwiteka ukugirira ibamba avuga. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, uhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo imisozi n'udusozi bizavaho. Haleluya. Ngo ariko imbabazi zanjye, haleluya, nonaha Imana ishimwe ko imbabazi zayo zikiri ku buzima bwawe. Imbabazi z'Imana iyo zikikuriho biba bigishoboka. Abantu bakurwanya, abantu bakunaniza, abantu bagutega imitego, abantu bagutega iminsi, bavuga ko nta hantu uzagera, bavuga ko ntacyo uzimarira, ariko imbabazi z'Imana zikiri kuri wowe. Ayizo ni mashando w'iribiva. Imbabazi z'Imana iyo zikiri kuri wowe ntabwo upfa gupfa. Imbabazi z'Imana iyo zikiri kuri wowe ntabwo ujya upfa kunanirwa. Imbabazi z'Imana, haleluya, jambo riravuze ngo byose bizashira, ariko hari ikintu kitazashira: imbabazi. Haleluya, imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije. Haleluya, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije. Imana ishimwe. Imbabazi z'Imana ntizizakurwaho, ngo kandi n'isezerano ry'amahoro
nagusezeranije. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hari isezerano Imana yasezeranye n'ubuzima bwawe, ivuga kukurinda, ivuga guhagararana nawe, ivuga ko utazigera umwara. Iryo sezerano ni ry'Imana ije gukomeza. Imana ishimwe. Imana ije gukomeza iryo sezerano rimwe yagiranye nawe, isezerano ry'amahoro. Iryo sezerano Imana irarikomeje ku buzima bwawe. Iryo sezerano Imana irarikomeje. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo nagusezeranije ntirizakurwa, ni ko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Haleluya. Uyu munsi Uwiteka Nyiringabo Imana akugirira ibambe. Uwiteka Nyiringabo Imana akugirira ibambe, aguhagurutse. Akira kugirirwa ibambe n'Uwiteka, akira kugirirwa imbabazi n'Imana. Imbabazi z'Imana zikubonekeho, imbabazi z'Imana zikugaragareho. Uyu munsi mu byo ukora byose, mu byo ujyamo, imbabazi z'Imana ziboneke ku buzima bwawe. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Hasi haravuze ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Umaze igihe ntawe kuguhumuriza uhari, maze igihe ntawe ukubwira ngo komera, maze igihe ntawe ukubwira ngo humura, ariko Uwiteka Nyiringabo ari ku ngoma kandi ashobora byose. Kadusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye imirimo yawe, ngushimiye urukundo rwawe. Hirya yawe nta yindi Mana iriyo, uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nsengeye umuntu wari umurikiye, umaze igihe ahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, maze igihe ntawo kumurengera uhari, ntawo kumutabara uhari. Reka urambure ikiganza cyawe Kristo wabambwe, reka urambure ikiganza cyawe Papa, umutabara, umuhumurize, umumara umubabaro, umumara agahinda. Ayiwe Uwiteka Nyiringabo Imana, uhindura ibyanze guhinduka, uzura ibyari byarapfuye. Mana, ureme ubuzima bushya, muremere cyerekezo gishya, umuremere. Haleluya. Umuhagurutse kandi ubamba amahema ko kuri Imana igira neza. Reka wururuka ukora ibikomeye, reka wururuka uca inzira, reka wiruruka utanga umugisha, reka wururuka ukiza indwara, wururuka utanga akazi, wururuka ukorera aba bantu ubukwe, ubagirire neza, ubarengere, kuko uri Imana igira neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha. Niba utari wakora subscribe uyikore, kandi sharinga iri sengesho rigere kure, na mwene se umusharinga iri sengesho, tube dufatanyije kuvuga ubutumwa bwiza. Maze niwumva ufashijwe, wandike uti amina muri komenti. Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikomeze kukugirira neza. Gira ubwa neza, umunsi mwiza. Imana y'amahoro ikomeze kuzamure kandi ikomeze guteza intambwe. Shalom, shalom.